aho yari yarahuruye canda gapimindi urumva nawe yaraje ariko nanjye ndamubona umubonye atunguye yewe nugiye kumva mutikino ku mutima kirakubutse numva umutwara nk'urucyo ruri hejuru nkuko nk'inzu yose yamanuka ikukudaza niko ubwo nanjye nawe ndasuzumira ndavuga ni nanjye nikoraho ndavuga ni napfuye sinabanje no kubyumva ndabase kuki ndi kureba ndi kwibona imbere yawe none nawe hoje pore nawe yarari nawe ruminwe ati kuki ndi kwireba wow numva nawe agatima karaje navuga ati ni rya jambo mama yambuti abavandimwe basinkurangeho baba Imana izaba niyo mpamvu njya nsenga n'Imana buryo bana Imana kera wenda nabipinga bitewe n'urugendo natangiye nk'umwana kera mama kinga mu biganza byanjye nyura mu myanya y'intoki ijambo ryarasohoye buryo gusenga ntabwo ari ubukiro kwigirira icyizere nanjye rero nigirira icyizere nkajya nkandagurika nkajya gutesa inige singira umurimo nkajya nyira mu byoga mu biteshwa amahinga ntabwo mwari guhura urumva mwahujwe n'ubutekinisiye bwawe kuri kw'Imana nka mugabo none ubwo murangije guhura mwarasuhuzanyije twarahoberanye numva nkuko nakubwiye ngo numvise ari ijuru rivuye nawe twarahoberanye gusa nyine hari imishinga tugihoberana kwabaye we yaransabye ngo nareke ngajye kunyereka aka kanya ababyeyi banjye nawe umuryango we nawe areba umuntu basa apo nuko nyine turavuga tuti yakare warambuti tubanza twitonde nyine mu kuntu twe kubigaragariza tuzabatungure nabo bahite babibona abwira abashuti bakoresha ikirori ntago nyine byabaye mbese yitaba Imana nyine uko nguko yitabye Imana bitaba yataraguza na famille kuko yajya nsura buriya akora ko nakunze gukorera mu rusengero hari indirimbo yajyaga anyandikira icyo nkundira Imana waturirimbiraho gace gato tukumva uko imeze nuko ngo iyi ndirimbo yanyandikiye yavuga ngo zani bikugoye imbere y'Imana zana maganya yawe uyabwira Imana zana imitwaro yawe yose arayigutura icyo Uwiteka ashaka n'umutima wawe icyo Uwiteka ashaka n'umutima wawe icyo nkundira Imana urataka ikumva waririka guhoza nicyo nkundira Imana niwe yanyandikiye ndetse ama n'imbaraga zo kuyisohora ahabye kajyamo amafaranga nyine nuko ubwo nyine umugambi twari twarateganyijeho kugira ngo tuzahure nyine waranze agubuze na famille bonse nihingira none nukuvuga kuva Jay Polly yitaba Imana kugeza n'ubu ntabwo uragira ishyaka ryo kugenda bujye gushaka famille yawe aya muso wanteraga inkunga unyesperience ko yagiye nukuvuga papa wawe ntaga kuzi n'abandi bavandimwe ntazi ko ndiho n'abandi bavandimwe nta numwe ukuzi ariko rero nkuko Jay Polly ajya akavuga ati Imana nibizi naje rero kimwe uko nta muhanzi naje abakunzi biwe gerageza wigaragaze ujya ahagaragara we kuguma kwihisha ntago ari byiza ntago ari ikintu cyiza none mubeza mbere yuko uhura na Jay Polly wari uriho mu buhe buzima wari ubayeho ubuhe buzima ari ndi mu buzima bubabaje bw'ubukene pe nubwo nakoraga biriya yari nyagasani yandangiye isa nkaho ari nyagasani yandangiye abaturanyi biwe nyine ngo yaratakaga yuko ngo umuriro wiwe n'ibiti byose byapfuye kubera ko nakoreraga hakurya ku mucanga nyine ubwo ngubwo baramubura uti abo baturanyi biwe bo bari banze ariko watanze ntabwo bajyaga bakubona se bakabona musa bakaba bakubaza bati simbizi ni nta muntu n'umwe wari warigeze akubwira ati gusa n'umuvandimwe nawe ubwo uwo munsi niwo wabaye amateka muri ngewe Rose nagukoresheje kandi oya nta kibazo nagombaga kugufasha kuko nagusanze mu koresha abantu bose n'icyaha oya nta kibazo nanjye ibi ndabikunda kuko nanjye ndahinga kweri koko
none mubeza nyuma yuko umuvandimwe wawe yitaba Imana hari proje hari imishinga mwari mufitanye itageze ku musozo niki uteganya ngo iyo mishinga uyishyire mu bikorwa bityo naho ari azabashe kukwishimira uramuvandimwe rero nubwo yakoraga indirimbo abenshi bita ngo nizo hanze ngo niza abantu ngo bibirara ngo kubera bitewe nuko kugaragaramo bira bintu by'iki n'ibiki bo nyine ubwo nyine ariko yarasengaga Imana gusenga Imana rero yarabizi ko yajyaga ambwira uti muvandimwe ndakubonye nubwo data atabizi nubwo mama atabizi nubwo abavandimwe banjye batabizi gusa ndashaka kugira ngo tuzagere tuzabatungura sibyo ubwo rero ubwo ibyo ngibyo byabaye ibyo aragera gute gutya na gutya mbwira ibintu byinshi cyane nashobora burya ari byinshi cyane ntavuga ko kanya njye n'akababaro mva mfite ntarira kandi amarira y'umugabo ariko bitewe n'uko wanjishikarije ngo icyizere n'ubundi hano haba umuyaga rero sinzi impamvu ubwo rero yambwiye ko byatazaba akiriho ibyo ari byo byose ngomba kumukora mu ngata kuko ndi umuryango mu gutinyuka kandi sinzi ubwo nyine uko kumenya none se mubeza mumaze guhura ni izihe mpinduka zabaye ku buzima bwawe ubuzima bwanjye nuko yamfashaga yaragufashaga gute mu buhe buryo nta mwaka gudufana nk'ubwo ruti ngiye gukora iyi poroje muhamagara ati nta kibazo akayanyohereza ambwira ngo azamfasha kunsubiza mu buzima busanzwe bitewe ko njye nari narihe kuvuka nta muntu uzi wanabaza na mama wawe ngo data ninde cyangwa se abavandimwe banjye kandi mukuriye mu buzima bushariye ibyo nabyo byaneraga indi nkingi mira mu mutima wanjye akaba atakwereka papa wawe bityo ngo bitangiza undi muryango reka mubwize ukuri umutima wanjye uwo ni nk'ibuye ndabyumva byari ubuzima bubabaje bugoye ariko kandi mama wawe ntabwo yabikoreye ubwanzi ahubwo mama wawe yari intwari yanze kwangiza famiye yo kwa papa wawe mama ndamukunda none mubeza ndabona bitewe na proje wari ufitanye n'umuvandimwe wawe Jepoli akitaba Imana atarabishyira mu bikorwa ese ubundi wakiriye urupfu rwe gute wabyakiriye ute ucyumva ko umuvandimwe wawe ntabwo ndabyakira gusa ntabwo ndabyakira gusa indirimbo ze ibiganiro bye ishusho ye bingaruka mu ntekerezo buri ko ndyamye buri nuko muze gutya n'ubu ngubu ahubwo katwe kumenya kuvuga cyane bitantera kurira okay ihangane nakahe karirimbo ke ukunda ujye ukunda kuririmba nk'iyo umwibutse ye nkunda kuririmba ndacyariho ndahumeka karirimbe twumva ririmba gatoya twumva biba bisaba ubuhanga uramuvandimwe n'umuhanga nawe ariko uri umuhanga niyo ndirimbo yawe mu by'ukuri narayibonye kuri YouTube numva uri umuhanga gerageza turirimbire gatoya twibuka n'umuvandimwe wawe ndacyariho ndahumeka nahejwe kuva kera ariko nakomeje imfuruka mu banteye agahinda wari uzi ko n'abakizigenza muri muzika ubu ngubu rwose ako karirimbo niko karirimbo ke ukunda ni kuririmba iyo umwibutse yego ndake kuko yambwiye ngo Imana yarakurinze uracyari benshi cyane rero sinzi n'abanyamakuru bagize gutya bakajya babimubaza ati kuki waririmbye ndirimbo ndacyariho ndahumeka noneho rero hari iki daringe burya yabwiraga uracyariho urahumeka ahubwo aravuga ati ndacyariho ndamubona indirimba yiririmba ni wowe yari yayihangiye ni wowe yari yiririmbiye mwari mwaramaze guhura umuvandimwe wawe ariko yaragukundaga cyane oya ni nanjye ndamukunda kandi n'abandi bamukomoka bose umuryango wanjye wose niyumva nubwo tutarahura ngo tuganire tubonane twishimane n'ibindi byose nta kibazo mfite nkawe usa nkaho wambera umuvugizi uzambera umuvugizi uzakora none wifuza guhura n'umuryango wawe ukamenyana n'abavandimwe bawe n'ababyeyi bawe urabifuza kandi mama yarambwiye tuzabakunda ntuzabana n'abavandimwe ni amaraso yanjye mubeza rero icyo nakubwira ihangane ntuherane n'agahinda kandi ujye uzirikana gusenga Imana burya Imana ishobora byose
Imana itanga amahoro, Imana simbyumva kabisa, urupfu rurihuta cyane. Waramufashe mubeza rero nagira ngo ikiganiro cyacu tube tugihagarike ahangaha, tuzasubukura itaha nimba ntacyo bidutwaye. Imana ibarinde nta kibazo. Yego. Kandi mwakoze kutwakira, ni kuri Imana igumugisha kandi ikongerera umurava, kandi nshima ubutwari wagize bwo kubasha kwiyakira ubuzima wabayemo bukakaye, nyuma ugahura n'umuvandimwe wawe mukagirana umushinga runaka uzakuza na famiye. Si yarangaranze Ndabyumva, ariko ihangane. Uzi ko hari igihe nageze ni kumwe na mama nawe akimara gutwita bamwirukanye ku kazi k'ubuforomo, uzi uko ubwanjye isi nagiye ko nambona inyereka ibirungo igiye kumpekeramo. Mubeza, ibyo tuzabigarukaho nyuma, reka nkusezereho tugende, gusa nzagaruka kugusura, tuzagaruka tuvi muzi ubuzima bwawe ni buzima ki, ubuzima bwa mama wawe, dushake n'uburyo twazaguhuza n'umuryango wawe. Ufite n'umuvandimwe ukora kuri televiziyo, uramuzi? Njya mwumva ntabwo turabonana. Yitwa nde? Ni Jean Maurice. Jean Maurice ni umuvandimwe wawe. Umunsi wohereza ahubwo numubona nubwo uruti Mubeza. Ndabizi muzahura, kandi kugira icyizere byo bya mbere ujye usenga n'Imana. Wakoze. Oya, muri umuryango mwaje ari byiza kwigirira icyizere wa mugana kuko nshuti zanjye rero zo kurigira icyizere, ndabashishikariza gukomeza mukora subscribe. Inkunga yanyu ni ingenzi kuri njye nk'uko bisanzwe.